Reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana, reka ngusuhuze wowe ukunda kandi ugakurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Wowe ukurikira ijambo ry'Imana hano kuri Prophet Emma. Abo tubana muri byukura bagirane, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Nonaha tugarutse mu isaha yo kubohoka, iyi ni ya saha ya gihanuzi. Haleluya. Imana impaye ubuhanuzi bwihutirwa ku buzima bwawe wowe unkurikiye. Ni ubuhanuzi nzanye mpawe n'Uwiteka Imana ishobora byose. Imana impawe no buhanuzi yantumye kukubwira ibintu bikomeye biri buhindura ubuzima bwawe, biri bugira ahantu bikuvana bikagira ahandi hantu bigushyira. Icyo usabwa ni iki? Urasabwa ikintu cyitwa kwizera. Kwizera ni ijambo ritoya ariko rivuze ikintu kinini, kuko kwizera ni urufunguzo ushyira ahantu aho ariho hose ugafungura icyari gihagaze kikagenda. Haleluya. Kwizera ni urufunguzo ucomeka mu modoka yari ihagaze igihe kinini, iyo modoka washyira muri urwo rufunguzo imodoka ikagenda. Haleluya. Ndagira ngo mvugane nawe. Buriya kwizera ni ikintu gikaze, ni ikintu Imana irimo irasaba abantu, kuko Imana iherutse kumbwira, irambwira ngo mwana wanjye nditaba ntikarame. Imana irangije irambwira ngo abantu b'iki gihe icyo babuze kwizera Imana. Ikintu abantu b'iki gihe babuze, barasenga ariko ntibizera. Barasenga ntibizera. Ikimenyimenyi, abantu barasenga ariko ngo bagakora ibyaha. Igituma ngo abantu bakora ibyaha ngo nuko bafite kwizera guke muri bo, baba bafite gushidikanya, baba bafite kutizera Imana, ndetse ntabwo baba bizeye 100% ko iby'Imana yababwiye bizasohora. Rero bikabatera gushidikanya ku Mana, ibyo bigatuma abantu bakora ibyaha. Ariko uyu munsi nzanywe no kukubwira icyo Imana yavuganye nanjye, icyo Imana yampaye kukubwira, icyo Imana yampaye kuganira nawe uyu munsi. Wowe icyo usabwa, ba maso, tubane muri iki kiganiro, tubane muri iri jambo ry'Imana, tubane. Rero Imana iguha umugisha, wowe wumva iri jambo ry'Imana, wamara kuryumva ukarisharinga abandi. Reka nkubwire umumaro wo gusharinga abandi ijambo ry'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana yiravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ikintu ubiba nicyo usarura. Icyo wabibye nicyo uzasarura. Uyu munsi ntabwo ntushobora kubiba avoka ngo uzasarura amatunda. Oya, ikintu ubiba nicyo usarura. Iyo ugaburira abandi iby'umwuka, nawe wunguka ku by'umwuka. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ntabwo uyu munsi nabwiriza ubutumwa bwiza. Iyo mbwirije ubutumwa bwiza, Kristo byanze bikunze arangabira. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo kubw'ubuntu bwinshi busaga twemewe n'Imana ihoraho. Kubw'ubuntu bwinshi busaga twemewe n'Imana ihoraho. Ngo ariko kandi ngo kubw'ubuntu bwinshi busaga ngo twahawe gukorera Imana, ngo twibesherejweho na Yesu muri byose tubonera mu isi. Ariko avuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Haleluya. Inyungu rero ahantu iva n'ahandi. Nufata ubuhanuzi, nufata ijambo ry'Imana ukarisharinga mwene so, agahembuka bikozwe nawe, umugabane byanze bikunze uzaza kuri wowe, umugisha uzaza kuri wowe. Icyo nicyo bita umunyago. Icyo nicyo bita umunyago. Hari umuntu warunaniwe, umusharinga ijambo ry'Imana. Haleluya. Umaze kumwoherereza ijambo ry'Imana arabohoka. Imana itugire neza. Icyo gihe umugisha w'abana b'Imana uzawugabanaho. Rero niba wizera, niba wiringira Imana, abantu jyubana natwe umunsi ku munsi, ariko dufatanye no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Sharinga abandi, byibura nturuhuke utarabusharinga byibuza abantu 10. Gerageza byibuza abantu 10 ufite muri telefone yawe, boherereze iyo link nabo bumva ijambo ry'Imana. Imana iguhereze umugisha. Reka ngaruke rero nkubwire icyo Imana yantumye kuvugana nawe. Reka ngaruke nkubwire icyo Imana yantumye kuvugana nawe. Iki kintu Imana yantumye kuvugana nawe uyu munsi, icyo Imana irimo ivugana n'ubwoko bwayo. Imana y'amahoro iherutse kumbwira ibintu bikomeye
yambwiye ibintu bikomeye ari byo ngiye kukubwira, ari byo ngiye kuvugana nawe, ari byo tugiye kuvugaho muri uyu mwanya. Ariko mbere ya byose reka tubanze turebe ijambo ry'Imana. Tubanze turebe ijambo ry'Imana. Buriya ubuhanuzi bwose aho buva bukagera, ikintu kigaragaza ko ubuhanuzi ari ubuhanuzi ni uko bugenda bukagwa muri Bibiliya. Imana ishimwe. Ubu ikintu kituma ubuhanuzi buba ubuhanuzi buragenda bukagwa muri Bibiliya mindani. Ni ukuvuga ngo ibyo baguhanuriye n'icyo Bibiliya ivuga biruzuzanya. Imana itugire neza. Nuhanurirwa ikintu kiri inyuma ya Bibiliya, icyo sija, icyo ntago ari ubuhanuzi bw'Imana, bufite ahandi bwaturutse. Ariko niba ari ijambo ry'Imana, ari Bibiliya, ubuhanuzi bugenda bukagwa muri Bibiliya, iyo ni Imana ivuze. Jya ubutega amatwi, jya ubwumvira, jya ubukurikira, jya ubukurikirana, wumva icyo buvuga, wumva icyo bushaka kukubwira. Imana ivuganye nawe. Haleluya. Rero turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu, ibice byaho ni 2. Ku murongo wa mbere haranditse ngo, dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe. Imana y'amahoro itugirire neza. Iri jambo ry'Imana riravuze ngo, dore mu mpinga z'imisozi. Mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Haleluya. Mu mpinga z'imisozi bivuze iki? Wari ukeneye ku buzima bwawe umuntu uzana inkuru nziza mu buzima bwawe, wari ukeneye umuntu uzana inkuru nziza mu buzima bwawe, mu mibereho yawe. Uyu muntu uramukeneye. Ukeneye umuntu uzana inkuru nziza mu rugo rwawe, ukeneye umuntu uza kuvuga inkuru nziza. Umaze iminsi hari igihe umuntu abaho, ukabaho mu buzima abantu bahora bazana inkuru z'incamugongo, abantu bazana inkuru zikubwira byacitse gusa. Haleluya. Bakubwira byacitse, bakubwira Yobu yigeze abyuka igitondo kimwe yakira inkuru y'incamugongo imubwira ngo abana bawe bose barapfuye kandi bapfiriye icyarimwe. Haleluya. Kandi bapfiriye icyarimwe. Ngo ariko Yobu arangije aravuga ngo, ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Imana y'amahoro itugirire neza. Aravuga ngo, ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Yobu ntiyacika intege, ntabwo yigeze yihakana Imana. Hanyuma buracya bidateye kabiri, haza indi nkuru imubwira ngo, za nka zawe zose, amapfizi, za nka z'imbyeyi zose zirapfuye. Yobu aravuga ngo, ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko ngo igihe bikimeze gutyo, haza ibindi ngo, ya mazu yawe yose na yaragiye, byose biragenda bimushiraho. Inkuru mbi ikavaho isimburwa n'indi nkuru mbi, inkuru mbi igasimburwa n'indi nkuru mbi. Abaho mu buzima yumva inkuru mbi gusa. Ibyo byose birangiye, haza indi nkuru mbi yo kurwara ibibembe. Ibyo byose birangiye, haza indi nkuru mbi umugore waramubwira ngo, ihakana Imana yawe nurangize wipfire. Urumva icyo kintu? Hari igihe umuntu abaho mu buzima, ubuzima bwe bwose ari ubwo kwakira inkuru mbi. Bakubwira ngo rya duka ryawe ryahombye, bakubwira ngo umugore yagutaye yagiye, bakubwira ngo mbega ukabaho mu buzima bwo kwakira inkuru mbi gusa. Nta kintu cyiza ujya wakira mu buzima bwawe. Igihe cyose uhora wakira inkuru mbi, igihe cyose uhora wakira ibintu bibi, igihe cyose uhora wakira amakuru mabi. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo, ku iherezo Yobu yakira inkuru nziza. Imana ngo ihagurukira abanzi be, Arifazi na Biludadi na Yehu, ngo irabahagurukira, ngo imaze kubahagurukira ngo ibaca amande. Haleluya. Hari igitondo Imana ijya yibuka gusenga kwawe. Hari igitondo Imana ijya yibuka umubabaro wawe. Hari igitondo Imana ijya yibuka ko wakiriye inkuru mbi mu matwi yawe. Icyo gitondo Imana ikazana inkuru nziza. Uyu munsi rero Imana ivuganye natwe, iravuze ngo, dore mu mpinga z'imisozi hariyo amaguru yuzanye inkuru nziza. Haleluya. Hariyo amaguru yuzanye inkuru nziza, ngo akamamaza iby'amahoro. Haleluya. Mu mpinga z'imisozi hariyo amaguru yuzanye inkuru nziza, ngo akamamaza iby'amahoro. Umva icyo kintu ariko.
ngo hariyo amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Umva mama, hari amaguru yuzanye inkuru nziza. Umva papa, mu rugo rwawe hari amaguru yuzanye inkuru nziza. Muri kampani yawe ntabwo byagendaga neza, ariko hari amaguru yuzanye inkuru nziza. Haleluya. Iyi nkuru nziza ni iyihe? Ni yuko mu rugo rwawe nta mwana wabagamo, ariko Imana ibahaye umwana. Haleluya. Mu rugo rwawe nta mugisha wari uhari, ariko Imana izanye umugisha. Imana ishimwe. Mu rugo rwawe nta terambere ryari rihari, ariko Imana izanye iterambere. Mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, ngo akamamaza iby'amahoro. Haleluya. Akamamaza iby'amahoro. Nari mvuze ngo akira aya maguru yuzanye inkuru nziza, akira aya maguru y'umunyamugisha uje iwawe mu izina rya Yesu. Akira aya maguru y'umunyamugisha uje mu buzima bwawe, uje kuguhagurutsa akakuvana ku rwego akagushyira ku rundi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo akamamaza iby'amahoro. Noneho umva Yuda we, umva Yuda we, umva ntuza we, umva icyo Imana ivuze. Umva icyo Imana ivuze, ntuza we. Hano Bibiliya irimo iravuga Yuda we. Imana y'amahoro itugirire neza. Bibiliya irimo iravuga wowe umaze igihe urira, irimo iravuga wowe umaze igihe unanizwa, irimo iravuga wowe umaze igihe utsikamirwa n'imbaraga z'abadayimoni, irimo iravuga wowe umaze igihe utsikamirwa n'imbaraga z'abarozi. Iravuze ngo ntuza we. Umva ntuza we. Umva ariko Imana ishimwe. Umva yewe ntuza we, umva icyo Imana ivuze. Umva ntuza we, umva icyo Imana iri kuvugana nawe. Umva ntuza. Haleluya. Hayiso ni mashando wiribirifai. Umva Yuda we, komeza ibirori byawe byera. Haleluya. Hari umwuka wari urimo gutera ubwoba, hari umwuka wari urimo uzana guhungabana mu mutima wawe, hari umwuka wari urimo uzana intonganya mu rugo rwawe, hari umwuka wari urimo uzana ibihombo mu kazi kawe, umutima wari uguhagazemo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ravuze ngo komeza ayiso ni mashando wiribirifai, komeza ibirori byawe byera. Umva mama, komeza. Ndahanurira ubuzima bwawe, komeza. Umva papa, ndahanurira ubuzima bwawe, komeza. Imana ishimwe, komeza. Komeza niko Imana irimo ivuga. Komeza ibirori byawe byera, komeza wicika intege, komeza ibirori byawe byera, komeza kuko Imana ikuremeye ihumure, Imana ikuremeye ubutsinzi, Imana ikuremeye ibyishimo, Imana ikuremeye haleluya. Imana ifunguye imiryango yari yifunze, Kristo arayikinguye. Haleluya. Yari yifunze, Kristo arayikinguye. Inzira zawe zari zifunze, Kristo arazifunguye. Umva Yuda we, ukomeza ibirori byawe bye. Kuramo Yuda ushyiremo izina ryawe. Nawe ugiye gukomeza ibirori byawe. Uri umukobwa wari upfushije ubukwe inshuro zitabarika, ariko noneho komeza ibirori byawe. Imana iravuze ngo komeza ibirori byawe. Imana iravuze ngo komeza ujye imbere. Imana iravuze ngo komeza winjire mu gihe cyawe. Imana iravuze ngo komeza winjire mu masezerano yawe. Imana iravuze ngo komeza winjire mu iterambere ryawe. Niko Imana ivuze. Haleluya. Niko Imana ivuze. Komeza wicika intege, komeza wigira ubwoba, komeza. Niko Imana ivuze ngo kandi higura imihigo yawe, kubera yuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Umunyabibi ntabwo azongera kunyura iwawe. Haleluya. Mu yandi magambo Bibiliya iravuze ngo umurozi ntabwo azongera kunyura iwawe. Haleluya. Hari umurozi wararaga iwawe arimo acuragura, hari umurozi wararaga iwawe arimo atongera, hari umurozi wararaga iwawe arimo akuvuma, hari umurozi wararaga iwawe arimo akuvuga nabi, hari umurozi wararaga iwawe arimo asenya ibyo wubatse. Imana itugirire neza. Ariko Bibiliya iravuze ngo ntabwo umunyabibi azongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Yatsembweho pe. Ntabwo umunyabibi azongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Ntabwo
munyamagambo azongera kunyura iwawe yatsembweho, ntabwo abagambanyi bazongera kunyura iwawe batsembweho, ntabwo ayiwe abantu bamaze igihe bakuvuga ntibazongera kunyura iwawe batsembweho mu izina rya Yesu. Mu yandi magambo Imana iremye ikintu gishya, mu yandi magambo Imana iremye ikintu kidasanzwe, mu yandi magambo Imana igufunguriye imiryango, mu yandi magambo Imana irakurengeye, mu yandi magambo Imana irakubohoye, mu yandi magambo wari umunyamubabaro Imana imuhinduye umunyamunezero, wowe utasekaga Imana iguhaye guseka, ayo marira umaze iminsi urira Imana yahinduyemo ibitwenge, kubera ko umunyabibi ntabwo azongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Imana ishimwe cyane. Imana y'amahoro nishimwe. Imana yampaye ubuhanuzi, ubu buhanuzi ubwumve witonze, ubu buhanuzi bwumve witonze, ni ubuhanuzi Imana yampaye ngo nze nkubwire. Ibi bintu nuza kubireba ukabyumva, ni ibintu biri buze guhindura ubuzima bwawe, kuko ni ibintu bigiye gusohora ukabirebesha amaso yawe, ntabwo biri butinde. Imana yambwiye ngo umuntu uri bubyumve akabyizera akabyakira birasohora ku buzima bwe kandi vuba mu gihe kitarambiranye. Ibi ngibi Imana yantumye ngo mbikubwire, Imana yantumye kubibabwira. Imana ishimwe cyane. We wumva ururimi rw'ikinyarwanda, wowe nawe urusobanurirwa n'abandi, ariko ukabasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Umva icyo Imana yantumye kuvugana n'ubwoko bwayo, umva icyo Imana yantumye kuvugana n'ubwoko bwayo. Icya mbere, Imana yambwiye ngo hari abantu bamaze igihe barira, bafite amarira, barimo bararira, marira mwarijijwe n'abantu. Igihe kirageze ngo Imana izi guhoze ayo marira. Hari abantu Imana yagiriye neza, barakomera, bamaze gukomera baragenda barazamuka, bazamuwe n'Imana. Bamwe baragenda bashyirwa mu myanya ikomeye, baba bayoboza, abandi baba baherwe bakomeye, ngo ariko bamaze kugera hejuru bibagirwa iyo bavuye, batangira kurenganya abakene n'imfubyi n'abapfakazi. Imana y'amahoro yambwiye ngo mbwira abantu ngo yewe umaze igihe urenganywa we, ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ukaba ufite uwo udafite uwo kukurengera kandi ukaba udafite uwo kuguhoza. Imana y'amahoro yambwiye ngo kuko abantu birengagije imfubyi n'abapfakazi, yo ubwayo ije kwita ku mfubyi zayo, Imana ije kwita ku bapfakazi. Udafite kivugira wese Imana ije kumwita. Igihe kirageze ngo Imana ivuganira abarengana, igihe kirageze ngo Imana ivuganire abarengana, niko Imana y'amahoro yambwiye. Imana ije kuvuganira abarengana, niko Imana y'amahoro yambwiye. Ikindi Imana y'amahoro irambwira ngo nimbwire abantu babe maso, ngo kuko ngo ni Imana igiye gutambuka, ngo igiye gutambuka mu ngo z'abakomeye kandi iranyura no mu ngo z'aboroheje. Imana igiye gutambuka. Yemwe abantu mwamenye Imana, mwitegure, Imana igiye gutambuka. Imana igiye kubasura, nabonye Imana isura abantu, mbona iratambuka mu ngo z'abakomeye, mbona Imana iratambuka mu ngo z'aboroheje. Habayeho gusurwa bitunguranye. Ndagira ngo mbabwire, habayeho ikintu cyitwa gusurwa bitunguranye. Nimube maso kuko iri sura, habayeho ikintu cyitwa gusurwa. Yemwe abantu bagiye gusurwa, Imana igiye gusura abantu, umva nkubwire, kandi nigera iwawe ntizaceceka, igiye gusura kandi ubwo iraza gusura ntabwo iza gusa, irazana n'ingororano. Umuntu wese ibyo yakoreye Imana izanye ingororano. Imana igiye kuguhemba wowe ibyo wakoreye Imana igiye kugusura, igiye kunyura iwawe kandi iranyura n'iwawe ingororano. Imana rero yambwira abantu nibabe maso, iri surwa riratunguranye. Hagiye kubaho igihe cyo gusurwa, kandi ibi bintu nibitangira kuba, abantu bose muzabimenya ko ari Imana ibikoze, muzabimenya ko bikozwe n'urutoki rw'Imana, muzabimenya ko bikozwe n'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Risurwa rije ryihuse ritunguranye, muraza kubimenya ko bikozwe n'urutoki rw'Imana, muraza kubimenya ko bikozwe n'imbaraga zisumba byose, muraza kubimenya. Ndagira ngo mvugane nawe, irasura buri muntu wese kandi irasiga imuhembye, iraza
iraza gusura buri muntu wese kandi irasiga imuhembye. Ba maso kugira ngo Imana niza kugusura, ese igusanze mu biki, igusanze ukora iki, igusanze hehe, aho mwavuganiye niho ukiri, aho Imana yakubwiriye ko izagutabara niho ugihagaze. Imana ibahereze umugisha, Imana ibagirire neza. Ndagira ngo mbabwire ngo hari amaguru yuje kubasura, hari amaguru yugeze iwanyu, hari amaguru yugeze iwanyu. Imana y'amahoro itugirire neza. Murakoze, ubwo nibwo buhanuzi Imana yampaye, nicyo kintu umwuka yampaye kubabwira. Imana y'amahoro ibagirire neza. Kimwe cyo wumvishije buno buhanuzi, usheyaringa ubwoherereza abandi nabo bitegure ko bagiye gusurwa. Ukibikora Imana iguha umugisha. Kora subscribe, like na comment. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Ndagushima nyaguhora ku ngoma Imana, kuko uri Imana igira neza, uri Imana itabara, uri Imana nyamana. Hirya yawe nta yindi Mana. Uko wari uri kera na n'uyu munsi ni kukiri, ko wakoraga ibikomeye na n'uyu munsi ni kukibikora. Mana, wambwiye ngo uje guhemba abantu bawe. Hari abantu uje guhemba, hari abantu uje kugororera, hari abantu uje guha umugisha, hari abantu uje guhagurutsa, hari abantu uje gusura. Ndakwinginze Mana ngo imbaraga zawe zikora ibikomeye, kandi ubutware bwawe bukora ibikomeye. Gukomera kwawe, ineza yawe n'urukundo rwawe, reka ibyo byose bigaragare ku bantu bawe. Umuntu wese uri bwumve buno buhanuzi bugira aho mumuvana, bugira ahandi bumushyira. Urakoze kuri Imana ikoze ibikomeye, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka nkubwire ngo Imana iguha umugisha. Ijambo ry'Imana ryo nakagaruka. Wowe ntuve ku murongo, kora subscribe kandi ukande kuri notification, akazogera ugakandeho kugira ngo bijye biza byihuse. Imana ibahereze umugisha kandi bagire neza. Ciao ciao.